Ese abaturage ba Karongi na Ruhango bagiye kubona igisubizo ku muhanda wari umaze igihe uteza ibibazo bikomeye. Amakuru mashya ari kuvugwa mu karere ka Karongi ku bufatanye na RTDA bagiye gushakisha ba rwiyemezamirimo uzavugurura umuhanda munini uhuza utu turere uko ari tubiri, Karongi na Ruhango. Uyu muhanda wa kilometero zirenga 46 uzanyura mu bice byinshi bikomeye by'ubuhahirane harimo n'ingendo. Ariko se nakaye kamaro uyu mushinga uzagirira abaturage n'iterambere ry'akarere? Komeza urebe iyi video umenye amakuru yose kuri uyu mushinga mushya uri kuvugisha benshi, cyane cyane abaturage baherereye hari Karongi. Murakaza neza kuri channel yacu bagezaho amakuru agezweho mu iterambere ibikorwa remezo n'ibibera hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi turagaruka ku mushinga mushya w'umuhanda wa kilometero zirenga 46 n'ibice bitandatu ugiye kuvugururwa ku bufatanye bw'akarere ka Karongi na RTDA. Akarere ka Karongi ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubwikorezi RTDA batangaje ko hagiye gushakishwa ba rwiyemezamirimo bazakora imirimo yo kuvugurura no gufata neza umuhanda wa kilometero 46 n'ibice bitandatu. Uyu muhanda uhuza akarere ka Karongi na Karambi mu karere ka Ruhango unyura mu bice bitandukanye birimo Kayenzi, Rukopfu, Rugabano, Mvundwa, Birambo, Kirinda, Nyabarongo ndetse na Karambi. Ni umuhanda abaturage bavuga ko ufite akamaro kanini ku buhahirane, ubuhinzi, ingendo ndetse no gutwara umusaruro uva mu bice byinshi byo mu burengerazuba bijya mu majyepfo. Kwamamaza uyu mushinga no gushaka ba rwiyemezamirimo bivuze ko hari icyizere ko uyu muhanda ushobora kuvugururwa mu buryo burambye ndetse ugakomeza kwitabwaho mu buryo buhoraho. Abaturage benshi bo muri utu duce bakomeje kugaragaza ibyishimo byinshi bavuga ko uyu muhanda wari umaze igihe ugira ibibazo cyane cyane mu bihe by'imvura. Hari abaturage bemeza ko kuvugurura umuhanda bizihutisha ubuhahirane hagati ya Karongi na Ruhango ndetse bikorohereza abaturage mu ngendo za buri munsi. Uyu mushinga kandi utegerejweho guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi, ubwikorezi ndetse no koroshya serivisi zitandukanye abaturage bahabwa buri munsi. Uyu mushinga ni umwe mu ntambwe zikomeye mu guteza imbere ibikorwa remezo no korohereza abaturage. Bo bitekerezaho iki? Ese uyu muhanda uzahindura iki mu buzima bw'abaturage b'akarere ka Karongi na Ruhango? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, ntiwibagirwe gukanda like, subscribe no gusangiza abandi iyi video. Tuzakomeza kubagezaho amakuru mashya mu iterambere n'ibikorwa remezo mu Rwanda. Byemve ni kwizera niko nitwa Initoza TV Rwanda.